Imana yo mu ijuru manitse akaboko uwo munsi yaciye inkona arankubita arakinga mu nzu umugore akajya aseka muri salo aguhoye iki ubundi ibi bintu mba numva ntashaka kubisubiramo kuko mba numva ubwonko bwanjye buzagwara toromo kuko iyo mbisubiyemo natekereza n'uwo mukobwa amagambo ari kumvuga ntaramwishe jewe ubwanjye ari gihe yasenyeye akankubitisha inshuro nyinshi cyane mama akajya ambwira ati rukana uwo muntu mama uko akajya ambwira ati uwo mukobwa mwirukane nubwo batabisubiramo barabizi mama uko yangira inama kenshi kanavuga ati uriya muntu azagusenyera ndabizi neza ko kuvugisha ukuri mu bantu byarabananiye sinzi icyo barebaho mwanya wanjye njye uri guhangana n'umusitari wafashe ku mafaranga umaze kugenda ibihugu umaze kugenda u Rwanda rwose yararurangije ntago bizanyorohera. Ivuriro Amizero Life Center ni rya vuriro rihangamura indwara zananiranye maze uwaryisunza agacukubiri no guhora agaraguzwa gati n'amagara. Mu ivuriro Amizero Life Center tuvura indwara zitandukanye zirimo indwara zifata igogora, indwara zifata ubuhumekero, izifata imitsi ndetse n'izindi. Kwabibutsa kandi ko mu ivuriro Amizero Life Center tubafitiye na services zitandukanye zirimo aromatherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha impumuro, hydrotherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha amazi, physiotherapy ndetse na massage ari byo kugorora ingingo ndetse n'ubujyanama ku mirire. Muri iri vuriro kandi tubafitiye produits zitandukanye nka care solution ku bagabo ndetse na care women ku bagore. Ni mu gihe kandi muri iri vuriro Amizero Life Center tubafitiye umuti uhangamura amibe nka IB. Ukeneye service zacu ushobora kudusanga mu mujyi wa Kigali rwagati hafi ya gare ya Kimironko umanutse gato ukasi iburyo hafi y'akagari ka Nyagatovu, cyangwa mukaduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0787242229. Wanaduhamagara kandi kuri 0725271246. Ivuriro Amizero Life Center, igisubizo ku buzima. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nongere kwizera ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye. Hari abadukurikiye bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Imana ikomeze kubaho umugisha cyane. Nge nitwa Samu Gakire, nkomeje urugendo rwanjye rwa buri munsi, ari nako twicaye ahantu heza cyane kuri Alarme Business Center. Ushaka kuba ukeneye gukora ubukwe, ushaka kuba ufite ukeneye amacumbi, ushaka kuba ukeneye ofisi ndetse n'amasari gukoreramo inama, wanyarukira hano Kagugu kuri Alarme Business Center ubundi tugakomezanya urugendo. Ndi kumwe na Jado ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Ngira ngo ni inkuru twafashe ubwashize, ni inkuru yababaje abantu benshi, ni inkuru kuri channel yacu imaze kurebwa n'abantu benshi, ariko nanone muri comment bikagaragara ko abantu bababajwe n'ibyakozwe. Ngira ngo ni Madame wa Sirasi cyangwa se ibya Yesu ni ku murongo, nyuma yuko bigaragaye ko hajemo amakimbirane aturutse ku bivugwa nyine ko ari ubusambanyi. Ngira ngo uyu mubyeyi yarabisobanuye byinshi. Ikindi arongera avuga ko kuri we atashakaga gushyira umugabo we hanze cyangwa se atarabifitemo gahunda, ahubwo ari uko yamugoragoje inshuro nyinshi cyane, bikaza kurangira nyine abonye ko akabaye icwende katajya koga ngo gake, niko kuvuga ati n'umuntu ntacyo ndamira, reka mbivuge. Komera kwihangana, komeza kwihangana, kandi n'abantu badukurikiye bose ngira ngo agahinda abantu bumva agahinda k'uyu mubyeyi cyangwa se ababasha kumwumva, kuko hari n'abandi nabonye batamwumva, ntago ariko abantu bose bashaka kumva agahinda ke. Komera cyane. Yego ndakomeye. Nirwe nitwa Nikuze Helena, Madame wa Sirasi. Uraza kongera mwijwi mo gake, ndabizi ntago byoroshye cyane. Ngira ngo uko byari bimeze ubwashize ubu byarakomeye, bikomeza kumukomerana cyane kubera ko uyu mubyeyi ngira ngo nyuma yuko dutandukanye hari ibintu byinshi byagiye bivugwa. Ubwo wowe ngirizina ngira ngo wenda hari bazo ndibuze kukwibaziriza, hari uburyo wowe ubwawe watubwiye ko Sirasi yavuye mu rugo. Ubwo abanyamakuru bagiye, Sirasi niwe basanze mu rugo afite abana. Ubundi ninde muntu wataye urugo hagati yawe na Sirasi? Njyewe nta nubwo
naragiye navuye mu rugo ariko ntabwo navuye mu rugo mu buryo bwo guta urugo. Navuye mu rugo mu buryo bw'uko nabonaga n'urupfu rwamaze kusatira. Wari uhunze inkoni? Nari impunzi inkoni, ikindi mpunze kurara hanze, nari maze kuba umuntu urara hanze. Abaturage bamwe barabizi nubwo bamwe yagerageje kubiyegereza ariko ntihabura n'umuntu n'umwe umvuganira. Hari umugabo waje kubisobanura avuga ko naje kugenda bitewe n'ikibazo nari mfite, arabisobanura. Ariko jewe ntago nataye urugo, nagiye ubuyobozi bubizi, ngenda ubuyobozi bwahageze kubera akababaro n'agahinda nari mfite ndaye hanze inshuro enye. Ntarya njya kurya aho ndaye, naho akashakisha mu ngo ngo areba ahantu ndara mu ngo. Kugeza ubwo uko umukobwa umwe rimwe yangiriye impuhwe, uwo mubyara we twareraga anjyana acunga umugabo agiye mu cyumba akingura inzugi arazitega, nirukanyira mu manegisi inyuma njya kuraramo. Umugabo aranshakisha arambura, nagiye ndyama hasi mu ivumbi mu gikoni, hasi mu itaka niho naraye, ibuye niryo naraye negamiye. Mu gitondo nka 10:00 numva ari gukomangira indayi hacumbitse yitwa Iribagiza, umudamu ukunda kunywa cyane w'umusinzi, na n'umugabo abana nawe aba mu manegisi yaho ngaho twakodeshaga n'umugabo. Numva ari kumubwira ngo umugore aranzarananiye ngo n'ubu ngubu sinzi ahantu yaraye. Nkimara kubyumva nahise nkingura abona mutungutse inyuma mu bitugu. Ndamubwira ugezaho, ndamubaza ni koko nk'umukozi w'Imana ugezaho ubyutse umudamu nk'uyu nguyu urara muri kabari, wajya kugira inama wowe umbwira ngo uyu mudamu ariyandagaza abayeho uburyo bwa kiraya, none niwe ubyukije ugiye kumubwira ikibazo cy'urugo rwawe. Ibi ngibi biragufasha iki? Uyu nguyu uri kubwira Iribagiza aragufasha iki? Ni mama uri kubwira ngo ampane? Ese ni mabukwe wakubyaye uri kubwira ngo ampane? Ese ni pasiteri cyangwa? Uyu nguyu aragufasha iki? Ko nawe ubwiwe byamunaniye kwifasha, kuzi ko nawe nta mugabo babana, ko abayeho mu buryo bwo kwirwana, hari umusinzi muri kabari, kuzi ko hana harara n'iminsi mike, waragufasha iki? Byawe bibazo cyane. Uwo mugore arananuka afatanya n'umugabo wanjye bose kunuka. Umukobwa uwo mubyara we twareraga yahuriye n'ibibazo cyane, umugabo aramutuka bwo kumukubita. Icyo kintu cyatumye mpaguruka mu rugo ko nabonaga nta mutekano mfite. Ngeze igihe njya mu bitaro, buri kanya banjyana mu bitaro kubwihahamuka. Ngeze aho njya ku kiyaga, nkagera ku kiyaga ntazi uburyo nagezeyo, sigaye indwara z'inzaduka ntazi ahantu ziturutse. Nkumva ikintu kinyashije umutima, ikindi kikasa mu mutwe, nkitura hasi, ubwo bakantora. Nari ngeze ahantu kure cyane. Yego, uvuze kuva mu rugo. Uvuze uburyo wavuye mu rugo bitandukanye n'ibyo we yavuze ko wataye abana. Ikindi warukomoje ku kintu cyo kuvuga ngo uburyo wagaragaye uri ku kiyaga. Ku kiyaga avuga ko ari umupango wari wapanze, kubera ko avuga ati ni gute umuntu ajya kwiyahura akajyana kamera agahamagara abanyamakuru. Ngewe umugabo yagufata ugiye kwiyahura ari umupangu, nagutorera abantu, navuga ati murebe ndarengana umugore agiye kwiyahura. Ngewe we ntanagaragaze ati kwitorero ryadusuye, se kwitorero ryadusuye bakaza mu rugo mu kibazo cyacu, ko atababwiye ati uyu mugore ni umupango wo kusebya, ni umupango wo kugira ngo anyandagaze ngo abisobanure. Ahubwo akajya aseka agaragaza ko nta n'ikibazo dufite mu rugo. Uriya mugabo n'ikintu cyane ubundi kinatumye kinamukoraho, hari mvuga yuko hari ari n'ibintu bigeraho Imana ihari kanga ko binacecekwa. Ni umuntu w'indyarya kandi yigira umuntu w'umunyabwenge urenze abandi banyabwenge bose babaho. Ni umuntu ushaka kukugira wowe wo hasi, wowe ngo umwumvire ibyo avuze byose, niba avuze ngo pfukame. Ni umuntu ushaka kwishyira hejuru, akiha icyubahiro wiwe abantu bataramuha. Ikizo ngeso nzimuziho, na n'iyi saha narababwiye ngo nasohokaga mu nzu ndi kurira nkubise, agahita asohoka mu bana aseka ngo ni murebe nyoko kuntu yasaze. Buriya ari kurizwa n'icyo abaye iki, akahita aza kubwira abana ngo ni murebe nyoko kuntu yasaze. Hari n'umwana yafashe tubana mu rugo, aragenda aramubwira ati nyoko rero ujye umwihorera n'umusazi, murebe ko yamaze gusara. Kubera ko uwo munsi yaramaze kumubita mu gitondo, aribwo yaravuye kwiyoshora cy'umwana, aramubaza ati se papa, mama yasaze nijoro? Niko yamubajije, mama yasaze nijoro?
isahita umugabo wese agenda agarutse umwana naramufashe ndamuhana ndamubwira nti ntuzongere kumva amagambo asa kubwira ngo ndi umusazi murabizi ko ntabataye imbana namwe nago ngiye nasaze mujye mutuzanaga ababyeyi banyu basaze ngewe nkanga kubereka ikibazo papa waba afite nkanababwira ko se yagiye ku ishuri kwiga papa wanyu ari ku ishuri yagiye kwiga impamvu mutarya yagiye kwiga nkajya mbabeshya kugira ngo ndebe yuko batazana umutima mubi ariko we yabagera imbere akabereka ko genda umusazi nasaze cyo kintu cyarambabazaga cyane yego biragaragara ko ibyo ari byo byose n'abantu bagiye kuri tele uburyo babibonye biragaragara ko Silas mugani nyine yakoresheje tekinike nyinshi cyane zishobora kuba zatuma umuntu wese ugeze kuri tele cyangwa se ubibonye abona ari wowe muntu uri mu makosa ariko nanone wenda n'ingaruka inyuma gato uvuze ko wagiye abana bari hehe abana barindwi mufitanye abana bangahe njyewe mbana n'abana batatu n'uwo mukobwa wa kane wipfubye bambe mubyara we twareraga batatu bana nawe ubwo nibo babandi avuga atabyara hoya nta kibazo njyewe narababwiye ngo mu bana mufitanye avuga ko harimo batatu ngo atemera ejo bundi hari n'uwo yabwiye ko wasanga ari na batanu cyangwa na bane hari n'abo yabwiye ko ari nijya azanasanga nta n'umwe afite mu utaruwe nanjye afashije narababwiye ngo leta yarabyoroheje nababwiye ko umwana azasanga atari uwanjye nanjye nta ruhare nzamubaza kuri we azagenda bapimishe pe koko se wowe nanjye shaka kumenya birashoboka ko we yasambanyaga ari uwahandi cyangwa akihindura igina akasambanya hanyuma nkabyara birashoboka nimba afite kwihinduranya nabyo nzabimenya mukimara kubapima kuko jewe ntago nasambanye ngo nyebe ko nasambanye nta nubwo natewe abana afite banjye bose n'Abasilas nanjye we nimba atabashaka azambwira ati abana simbashaka ngo hari ukuntu ngo areba ku matwi ngo ku maso ngo akabona abana hari n'uwo yambwiye ngo yamurebye ku gitsina ngo abona suwe buriya n'umunyabwe nibyo nababwiye ngo azi ubwenge burenze ubw'abandi bose ibyo bintu nubwo turi kubiseka birababaje mu byo kuvuga ngo Silas azi ubwenge kuba yarafashe uriya mwana we w'imfura umwana w'umuhungu akamukwangisha bigezeho umwana aza gushinja ibintu nka biriya biremereye kariya gahinda k'umubyeyi umwana w'imfura polisi w'umuhungu tuzi ko umwana w'umuhungu na nyina aba ari abantu bameze nk'abegeranye cyane biragoye rero ko ubona umwana nkuriya cyangwa uriya mwana si uwawe yewe na n'iyi saha ubwo abanyamakuru bajyaga kumusura ari mu gitondo nahamagaye umuntu ndamubwira ntireka mbabwire kuvugisha ukuri nk'abaturage bisaba iki cyangwa bitanga iki yarambwiye ngo wowe turakuvuganira tuzagusaba amazi uri ruhande rwacu arambwira ati ubuse ko twanyweye niwe watuguriye niko uwo muntu yashubije inde uwo muntu nabajije w'umuturage ndamubaza none mwabikoreye kubera yuko yabaguriye mu kanwa arambwira ati wowe ntago twakuburanira n'ubundi ntituzagusaba amazi atazaduha tunywe nanadusaba ibintu tuzabimuha ati kuko natwe dukeneye kurya dukeneye no kubaho abo ni abagore umuntu wamvuganiye ni umuntu w'umugabo ushinzwe umutekano twaburanye ku kagara hari niwe waje aravuga ati ngiye singiye kurya ruswa sinzanayirya nzavugisha ukuri uyu mudamu yavuye hano ku bw'agahinda yanaranaga akora akazi k'irondo arariwa yaza ko yararaga mu rugo bari kuvuga ko nawe ari umugabo wanjye naranaga n'umugore we mu nzu ku buriri bumwe saa 11 nkabyuka njya kwicara mu myumbati kugira ngo abantu batabona ahantu nturutse mu rugo bakavuga ko nahukanye nirindaga kuba nakumva umuntu avuga ngo nahukanye nkakomeza kurwana n'icyo kintu ese umuperezida wa korali bavuze ngo mwasambanaga n'ahandi mu cyumba cy'amasengesho ngo bandi bajyaga gusenga wowe ugahita winyabya ukajya kuryamana na nyiri icyo cyumba cy'amasengesho uwo muntu wabishingije nishorekeye arabizi ko nanamukubitiwe inshuro zirenze imwe ubwo yanangendeshaga amavi mvuye mu marembo nkambakamba ngendesha amavi ngo musabe imbabazi dupfuye ko yagurishije taciye ngo namu umuceri njye gusura uwo mudamu njyana uwo mudamu wabo mu Mutara njye kugaragaza ko atari umugore we umugabo yagurishije taciye wa mu muceri njyana uwo mudamu wabo izi saha natunguwe no kumva uwo mudamu ari uri kushinza njyewe naragerageje guhishira amabi yiwe
naramufashe mufata ari umukobwa ubyariye iwabo gatatu, abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Ni mujyi wabo muzasanga ariko bimeze. Ngewe ndamufata ndamuga ati shaka kugushyira mu nzira yo gusenga. Mwisinyaho yashenye ingo nyinshi cyane. Umukobwa aranyemera ati koko ngiye gukizwa. Ati na Sirasi yaranganirije numva nkwiye gukizwa koko. Kugeza ubwo twamwimuye i Kigali. Nabafashe ishuri renze imwe. Bari kumwe mbabona ko bavuye mu bintu by'amafuti. Hari n'umusi nasanze bikingiranye mu cyumba. Ubusambanyi. Hari n'umusi nasanze bikingiranye mu cyumba. Umudamu namubwiye ngo tugende kubagara ibishyimbo arabyanga ngo ararwaye. Ngeze mu murima, umwana w'umukobwa ugeze mu myaka 13 arambwira ngo Imana irambwiye ngo va mu murima umanuke mu rugo nkwereke. Ndavuga iki kintu kirakomeye. Nari umuntu usenga cyane w'umunyamasengesho. Ndamanuka ngera mu rugo, ngeze mu rugo sanga abana bato bagiye kuvoma ahantu hasi mu gashanga bavomaga. Twabaga hari Kinyinya. Ahantu muri Ngaruyinka niho twabaga. Ndangije ndagenda nkomanza urugi rw'umukobwa asanga rurakinguye, ngeze ku cyumba cyange sanga harakinze. Ndakomanga urugi biratinda banga gukingura. Byagatinze umugabo ashigukira hejuru. Ati ko hano hakinze hakinze. Ndamubwira nyingurira. Ahita abaza uwo mugore ati dusabe wageze hano gihe ki. Umukobwa nawe aravuga ati genageze hano numva uri gucuranga, ndaza sinibuka ko nakinze, shiduka nasinzira iruhande rwawe. Ibyo bintu twabigiyemo tubijyamo n'ukuri kw'Imana Imana yo mu ijuru manitse akaboko. Uwo munsi yaciye inkona arankubita arakinga mu nzu, umugore akajya aseka muri salo. Ubundi ibi bintu mba numva ntashaka kubisubiramo kuko mba numva ubwonko bwanjye buzagwara toromo. Kuko iyo mbisubiyemo natekereza n'uwo mukobwa amagambo ari kumvuga ntaramwishe, jewe ubwanjye ari je yasenyeye akankubitisha inshuro nyinshi cyane. Mama akajya ambwira ati rukana uwo muntu, mabuko akajya ambwira ati uwo mukobwa mwirukane. Nubwo batabisubiramo barabizi, mabuko yangira inama kenshi kanavuga ati uriya muntu azagusenyera. Ndabizi neza ko kuvugisha ukuri mu bantu byarabananiye, sinzi icyo barebaho. Mwanya wanjye ngewe uri guhangana n'umusitari wafashe ku mafaranga, umaze kugenda ibihugu, umaze kugenda u Rwanda rwose yararurangije. Ntago bizanyorohera, kugira ngo abantu bazumva ukuri, ntago bizanyorohera. Ariko nibatanakumva ntago ukuri nubwo ikinyoma cyatinda, ariko nubwo imyaka yashira ari 10 byanga byakunda ukuri kugera igihe kugatsinda, kuzageza igihe gutsinde. Ibi bintu rero birababaje, ariko n'imiryango ishinzwe kurenganura, hari imiryango myinshi iharanira uburenganzira bw'abagore ko ngende kumvamo ihohoterwa ibyo abajya bita ngo domestic violence, ihohoterwa ryo mu ngo hano ririmo, kuko ibyo bintu byinshi hari abantu benshi babikorerwa kandi bakaba baracecetse. Ugasanga umugore aba mu rugo ibintu byose abikora ku bwoba, ku gitsure cy'umugabo we. Abagore benshi barakubitwa mu ngo. Ngira ngo abantu, imiryango ishinzwe uburenganzira bw'abagore ibyo ari byo byose, hari abo tuzi. Ngira ngo uyu mubyeyi, abanyamakuru n'abandi bantu bose bareba iki kiganiro babisobanukiwe. Ngira ngo twamufasha rwose, twamufasha ibi bintu kuko ibintu birakomeye, nubwo abantu baba bavuga ni ibintu byoroshye. Uyu mubyeyi arababaye. Uyu mubyeyi ngira ngo kuza kuvuga kuri social media, abantu kenshi agaho kari ku wundi karahandurika. Abantu kenshi yamuna bamuteye amabuye ngo ntari ukwiye kuza kubivuga. Ngira ngo warabivuze, ngira ngo nahantu, ngira ngo ni nahantu turi kugusobanuza bitewe n'ibyo yavuze cyangwa se n'ibyakuvugwagaho, wabisobanuye. Ubu none ubundi wowe urifuza iki? Numvishije ubundi bavuga kuri kumwandagaza, hari umukozi w'Imana koze ikiganiro avuga ati rwose ndagaye uriya mugore kuko yahiritse imbehe y'umugabo we, kandi azi ko imbehe ariyo umuntu abita Apotre Yongwe. Arebeye mu bushishozi bwe aravuga ati uyu mudamu ndamugaye kuko yubitse imbehe y'umugabo we, yaririmbaga abana bakabona umuceri, none ari kugenda muharabika. Uwo Yongwe ari mu kazi, hari n'icyo ashaka kugeraho. Ariko uwo Yongwe niwe wa mbere wateye intambwe nanjye mu byo ntarinzi, avuga ko umugabo wanjye yibye telefone ya Touch Lizzier.
yarabisohoye ibyo bintu biragaragara ndetse n'umugabo wanjye nawe binyeretse kuri telefone. Uwo Yongwe niwe muntu watangaje ikinyamakuru bwa mbere na mbere ko jewe nafatiwe ku kiyaga njya kwiyahura. Nigeze aza kunkoresha inkuru niyo shaka mba naramufungishije kuko nari ntaragira igihe cyo kuvuga ibyanjye. Uwo Yongwe uwo ari gushyigikira nta muzi na niyi saha njyewe mbishatse kuko umugabo wanjye ntigize mwanga njyewe namufata Yongwe agafungwa. Afungwa gute se? Kuko Yongwe reka nkubwire impamvu ashobora no gufungwa. Yatangaje amakuru nge ntamuhaye, yahagarara haravuga ko namuhaye amakuru. Ubu se ngiye nkahindura nkamubwira nti we Yongwe uri kusabya kandi sinigize nkubwira. Ikintu cyo kwandagaza no gusebanya Yongwe aragikunda kuko nicyo gihe nubwo atarari gusebya ko ntagiye ku kiyaga nagiye ariko ntiheraza uburyo nahageze. Yangwa no muvuga butumwa uwo Yongwe iyo telefone avuga umugabo wanjye yibye. Yaje mu rugo amusobanurira yuko njyewe nari impari. Umugabo wanjye amubwira ko telefone yataci ayitoye agira ngo niyiwe kuko zarasaga kandi koko zarasaga neza. Nanjye narazibonye. Zari telefone zisuta ashobora gutandukanya keretse ufunguye ukamenya ibyo wese tayimwe imbere. Yongwe arangije atangaza ko umugabo wanjye yayibye. Nta muhwagira. Niyo mpamvu mvuga ko ari no mu kazi. Nashatse ngo ngiye muha inkuru yanjye inzi n'ukuri kwanjye ngo abari ko agenderaho. Nashatse umugabo wanjye ngo amuhe ukuri kwiwe ngo abari ko agenderaho ariko hari kujya afata ibintu ahuragura ntazi iyo biva ntazi niyo bigana. Kira ni ikintu kibi cyane. Yongwe niwe watangaje ya nkuru kuri Yongwe TV kugira amakuru cyandika nako bayisize kuri Twitter. Urumva yashakaga gukorera ubuvugizi uyu mugore. None se kaje asesengura avuga ko uyu mugore arimo arabeshya ngo nako ngo kuza kuri social media atari byo kandi ari we watumye azaho. Nukuvuga ngo Yongwe ntago we yarashyigikiye ko uyu mugore aza kuvuga ko Silas yasambanye. Yagaragaje amakuru ye bwa mbere. Nanjye Yongwe nifite yanjye ariko se kuki yagaragaje ikibazo cy'uyu mugore kuki atashaka kwaza kwisobanura. Nibyo nababwiye nabantu b'iki gihe sinzi ukuri bagenderamo. Ariko sinabitindaho bavuga ko n'amafaranga ngo yaguze umwana w'Imana. Sinzi niba harawe yamwihereranya nawe akamuha ko kabyera kakanywa ariko jewe Yongwe izi saha nawe ashize mu bwenge bwe nk'umuntu nimba yaranize simbizi ariko atekereje akagaragaza ibintu yasohoye bwa mbere ntabwo ari ukwiye kujya kuri kamera yongera njyewe ubwanjye aza kumvuga amagambo nk'ariya ntago yarabikwiye. Yego harifuzwa ikirero kugira ngo ubone ubutabera. Icyambere cyo wenda reka njyewe mpora mbivuga mu biganiro njya mvuga ngo ari uyu mudamu ari Silas abo ngabo ntago njya mbarebaho cyane ndi kureba abana mwabyaranye amakimbirane yawe na Silas aba bana bari kubigwamo. Kandi none urumva ko kuba muri kugerana amakimbirane ntago bari gufashwa nkuko bikwiye. Urasaba iki? Urifuza iki? Hari abantu badukurikiye hari noneho n'inzego z'ubuyobozi. Njyewe ikintu nsaba ntabwo natanye nawe ngo tugabane ko ntacyo mufite kuko ntacyo dufite nibyo dufite sinzi aho yabihishe sinzi aho yabijyanye. Nta nubwo nigize nifuza gutandukana nawe ariko warabyifuza kuko yamaze kurunguruka abagore aza bafite amafaranga n'abatayafite yewe azi wiwe kuri izi saha aza aho yakerekeza azi naho yahungira bigakunda. Wena niyi saha batangarize ko hari n'umuntu yahamagaye amubwira ko n'abanyamakuru turi gukorana ari abagabo banjye. Ni ukuri kw'Imana ihoraho. Aramubwira ngo wowe ntago araguha kuko nabonye waranditse umuvuganira wowe ntago uramusaba ngo aguhe. Uriya mugabo ikinagambiriye ni ukunyandagaza. Ni ukunyandagaza. Nigize abona nasohoye inkuru ngo anyegere ngo avuga ati nyaboneka nitwaye nabi ndabizi ko nitwaye nabi ariko garukira aho ngaho mbabarira ngiye kwisubiraho. Ahubwo yagerageje ibishoboka byose ngo akomeze acana umuriro wake. Ni ukuri njyewe ikintu nifuza sinanga abana banjye nubwo umugabo yabashyizemo ibice. Izi saha avuga ko hari batatu batarabiwe ndetse hari n'uwo yabwiye ko ndetse bishobora ko hari umugabo haretse kumujyana mu ivuga butumwa ahantu. Yamugiriye inama cinyuma mugira inama aramubwira ngo hoya ngo wasanga ahubwo hari n'abana batanu cyangwa bane batarabanje ngo ndibutse nako ngo banda atari na batatu. Ariko kubw'impuhengeye za kibyeyi kubw'igisenzi ninda natwaye amezi 9
nkarera abana bakagera hariya yewe noneho by'umwihariko uriya mwana urwaye ufite ubumuga maranye imyaka 12 mwitaho yituma nkarwana n'umwanda nkamesa ngiyi inkovu hano hari inkovu nari narahiye mesera umwana ngiyi nameseye umwana ndashya cyo gihe haza umuzungu ku ivuriro ry'ururenge arambwira ati uyu mwana uzagifataga umese imyenda ye wambaye ga nayambara nayikituna imyenda ikacikiraho umwenda yitumyeho ukacikiraho abantu bakajya banyambika imyenda yaramboreyeho nkarya dodo ntwite neruye indembe imeze gutyo umugabo yaragiye mu ivuga butumwa nyabagaza uko nasigaranye n'abana na n'iyi saha yagendaga akamara ukwezi Uganda akagenda aziko nta n'ikintu yasigiye cyo kurya nigeze azanga asanga hari umwana we nataye ariko akakanya ibyiwe bigiye ku karubanda nibwo atangiye gushyiramo abana amacakubiri ngo harimo abana batarabiwe n'uwo mwana sinashobora kumurera kubera inzara kwatigiza mwitaho mu gihe yatarabona inkunga yiwe ngo amufata mube hafi kuki ubungubu Zaburi nshya yahagurutse atangiye kubona inkunga yiwe aribwo atangiye kumuntegekaho no kumunyoboraho akumva ko giye nka nyina nta kintu ushobora kumenya kijyanye n'umwana wanjye ubwo ari kuntesha agaciro mu bana banjye akabona ko nkwiye gusaza ndicike nta mwana unyumva n'ukubera iki kandi narabyaye n'ukubera iki kandi naragiye kugise ntaze ngo wiwaba ari we ujya kugise ngo abyare n'ukubera iki ari kunyambura agaciro mu bana banjye n'ukubera iki atanyambuye agaciro turya ubusa turara hasi ku musambi ataragira hagera ubizi isaha akakanya amaze kugira hagera akaba ariho anyambuye agaciro nibwo abanye ko ndi umugore ushaje cyangwa ntacyo nyimaze ese yagenda agakora ibyangwa n'amaso yihishe cyangwa akajyana izo shoreke ziwe ariko akandekera mu bana banjye cyangwa se mu kimwe akabahahira nk'uko yabahahiraga ko ntigize ngenda ngo musohore mu rugo rwiwe kandi ko nahageze ishuri renze imwe kutigewe naho namuhungiye mayange yaje kuntera yagaragaza ko ndi gusambana akiyambaza mukuru we papa babo bavukana mukuru akiyambaza inzego z'umutekano bakaza bagasanga turi mu masengesho umurenge ukemeza ko turi mu masengesho akagari kakabyemeza wiwe yamara kubona atsinzwe akirukanga badakemuye ikibazo agahita acakirukanga yaranshebeje nkurikirana naho namuhungiye naramuhunze ubuyobozi bubizi njyewe ntago ndi gusebya umugabo wanjye nta nubwo nkeneye kuzamusebya sinzigera nanavuga icyo ntabonesheje amaso yanjye cyangwa ntahagazeho ngo ni ukugira ngo nkunde numvikane nzavuga ibyo nabonye kandi nzavuga njyewe ubwanjye ibyanjye nzi ntabwo nzavuga ibyo nabwiwe n'umuntu niyo mpamvu banambwiye ngo umugore yabyaye nanga kubishyiraho komete cyane biranashoboka ko umuntu yanambwira ngo yabyaye kubera ko umugabo wanjye ndamuzi ni umuntu w'umunyepolitiki cyane birashoboka ko banambwira ngo yabyara umuntu yakoresheje kugira ngo ngenge n'abanyamakuru nimagera nsebe ngewe ntago njya mubukira ikintu cyose ndabanza nkakitonderamo nkabona gihamya n'ibimenyetso byose bifatika nuko nguko nkora ihangane Imana igukomeze cyane ariko n'abantu badukurikiye ngira ngo uyu mubyeyi mumushyikire mu mube hafi hari inkunga nyinshi ushobora kumuha inkunga y'amasengesho niyo bikenewe kumuganiriza urabona ko akeneye umuntu umuganiriza umuntu umubwira umugira inama muri urugamba ari kunyuramo ariko nanone Imana ishobora kugukoresha ukagurira n'abana umuceri ukabagurira isukari byose birashoboka cyane nimero yawe ni kangahe nimero yanjye ni 078 30 64 761 078 30 64 761 ariko ntabwo iba kuri WhatsApp na WhatsApp ngira ngo wenda ako kantu reka nkongereho hari nk'abantu wenda mushaka gushaka kumufasha bari hanze mukavuga ati se ko tutayibonye kuri WhatsApp kuri nimero turi kubona itariho ngira ngo hari uburyo bwinshi cyane bwo gufasha umuntu ushaka gufata umuntu wizeye ushaka gufata umunyamakuru wizeye ukamubwira ati nshyikiriza uyu muntu hari uburyo bwinshi wenda nta kibazo reka mbahe ya musaza wanjye iri kuri WhatsApp yego nayo turaza kuyishyiraho wenda no kuri iki kiganiro nomero ya musaza wanjye
wanyitayeho kuva nkiri umwana, kuva no mu bibazo byose ndiho, unkurikirana umenya ngo naburaye cyangwa nariye. Ni 078 61 669 078 61 669. Uwo nguwo unyeneye wa muntu maho, ni umwana mwiza, nta kibazo cye.